ndangije ndagenda ngiye mbona umuntu wambaye by'umweru amfata ukuboko, amfashe ukuboko anjyana ahantu hari imbuto, myembe, amatunda meza cyane. Birangaho ngiye gucaho numva arambwiye ngo wiyakoraho igihe cyo kuyaryaho ndikiragera, ugende usubire mu isi igihe nikigera nawe ugende uyaharanire kuko aya matunda araharanirwa. Ndangije ndakomeza agomeza arantembereza, antembereje mbona anyeretse ahantu ukuntu ijuru riba riteganye n'ukuzimu hasi nyine. Arangije arambwira ngo unama urebe hasi. Ndareba nabonaga ijuru nyambetse ukuntu. Ngashyitseho mbona hari abantu bicaye. Noneho numva umuntu arambwiye ngo uzi umuntu ushinzwe gutanga amatike. Ndavuga ngo ntago munsi. Ndangije igiye kunyereka mbona umuntu ahagaze ku muryango, bamwe barinjiye, undi nawe arinjiye, undi arinjira. Nanjye ngiye kwinjira, uwo muntu ushinzwe gutanga amatike arangije arambwira ngo wowe urifuza iki? Ndavuga ngo nanjye ndashaka itike. Arangije arambwira ngo hoya subirayo, ntabwo itike yawe igihe kiragera kuyihabwa. Ndagije ndagenda ngiye mbona umuntu wambaye by'umweru amfata ukuboko, amfashe ukuboko anjyana ahantu hari imbuto, myembe, amatunda meza cyane. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Bakunzi b'Imana Irahari TV kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, diaspora, abadukurikira mufite ibibazo bitandukanye, mwese turababwira ngo muhumure, kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Hanyuma ushobora kubona none urwaye, ariko Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo sinzaguta kandi sinzaguhana. Imana iri kumwe nawe mu bibazo, mu ngorane, ndetse no muri ibi bihe bitoroheye abantu kugira ngo babyakire. Nzi ko Imana y'amahoro iri kumwe nawe, uhumure kuko iyakurinze, iyakurokoye, iyakurwaniriye, iyakubereye maso ntaho yagiye, n'uyu munsi iracyakora. Nkuko mubibona imbere yacu kuri kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana, kandi mumaze kubimenyera yuko tubazanira abakozi b'Imana bazima kandi batavangiye. Niyo mpamvu twateze imodoka tukarenga imisozi ndetse n'iyindi, ariko tukabasha kugera hano nk'uru rugo rw'umukozi w'Imana, umujakazi w'Imana, umuhanuzi w'Uwiteka Imana. Ni umwe mu bahanuzi batari babivanga, ni umwe mu bakozi b'Imana bizewe n'Umwuka Wera w'Imana. Uraho neza umukozi w'Imana? Amakuru meza. Uraza kongera ijwi kugira ngo abakunzi bacu babashe kukumva neza. Yego, ati ndaho meze neza. Yego, ndabibona ko uraho umeze neza kandi Uwiteka Imana arakurinze. Mu kanya nari ndimo ndatera urwenya umukobwa wawe mubwira nti warebye ukuntu mama wawe akiri inkumi. Uzi ko muri Yesu abantu batajya basaza? Ariko se kuki mutabwira n'abandi bantu kugira ngo bamenye ibyiza by'uyu mugabo Yesu, ko mbona n'ukuri kubana nawe ari ikintu kiryoshye? Kuki mutegera abantu ngo mwegere babandi bari mu ngeso mbi, bari mu byaha bose, ngo mubabwire, mubamenyeshe iby'umwami wacu Yesu Kristo? Turababwira, turagerageza. Yego. Wowe babivemo bakire Yesu nk'umukiza wabo. Yego. Imana yo mu ijuru
ishimwe kandi iguhereze umugisha. Hanyuma abantu bari kwibaza bati ninde dutaramanye, ninde turi kuganira? Ndagira ngo wibwire abakunzi bacu kugira ngo bamenye se ninde bagiye kubana muri iki kiganiro. Amen. Amazina Amina. Amen. Amazina nitwa Uwase Antoinette, uzwi ku izina Rukundo. Iwacu ni Rusizi, ahantu hitwa Imururu. Ariko ubu ngubu ndi n'ahangahe Kabuga muri Masaka. Yego. Kubwo imibereho n'ubuzima. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Amen. Abantu bari Imururu ku mudugudu wa Tara, sinzi niba ariko bahita, abantu bari paruwasi Kirabyo mwese turabaramukije, tubifuriza amahoro n'imigisha atangwa n'Imana. Reka ngusabe mukozi w'Imana, mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ubanze usenge Imana. Amen. Mana data twese Nyiringabo, ndagushimye ndaguhimbaje Mana, gushimye ko kuri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Kera bakwiringiye bari mu mahoro, tugufite ndi kwifuza undi murengezi. Uri umukozi mwiza w'umuhanga, ushobora ibyo abantu batashobora, kandi byananiranye byose bigashobokera wowe. Mana turi imbere y'amaso yawe, wabanye n'abagabo batatu Saduraka, Meshake na Abedenego mu itanura ryaka umuriro, ubana nabo. Yo ubana na Morodekayi ku irembo ry'ubwami, Mana arakubona. Ubana na Daniyeli mu rwobo rw'intara, arakubona. Ubana Kristo wera na Gideyoni, ubana n'Abisiraheli. Mwami Nyiringabo, turagushimiye. Nuko rero turi imbere yawe aka kanya, ntabari twe, izina ryawe ryo ryamamara rishyirwe hejuru. Cyo turogoye ni imigambi mibi y'abadayimoni, gukora kose kwa Satani byishira hejuru byikakaza, ibyaza kurogoya umugambi wawe turabitatanyije. Imbaraga zawe n'amaraso yawe azagira aha hantu. Turagushimiye rero kuko ugiye kubana natwe, ugakorana natwe by'ubutware, kwesha icyubahiro ugashyirwa hejuru. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Hanyuma ntabwo dutinda, ntabwo tujya hirya no hino, ahubwo reka ngusabe kugira ngo tuganirize abakunzi bacu, abakunzi b'ijambo ry'Imana, abakunzi n'abandi bantu bakeneye kwinjira mu Mana. Uyu munsi mfite amakuru ko wabonye imbaraga z'Imana. Mfite amakuru ko wabanye n'Imana, ukabonana n'Imana, ikagutwara, ikagutambagiza. Wabonye Imana mu buryo budasanzwe. Ndagira ngo ubive umuzingo wose uwuzingure, kuko ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Hari abantu batazi imirimo Imana ikora, hari abantu batazi imbaraga z'Imana, hari abantu batazi gukora kw'Imana. Nguhaye kaze na karibu kugira ngo umwuka wera w'Imana akorane nawe, maze udusangize ubushuti bwawe na Yesu, ubuhamya bwawe budasanzwe bwo kubana n'Imana ndetse no kuyikorera. Uko umwuka arakuyobora nibyo natwe turi bwakire mu izina rya Yesu, amen. Ndi umumama ushima Yesu. Rero mfite abana 7 n'umutware umwe. Yego. Ariko muri abo bana 7 cyangwa no gushinga urugo byose byagiye biva mu bikomeye. Imana yagendanye nanjye nkora ubukwe, ibana nanjye mu kubyara, ibana nanjye naho mvuka, mbese ibana nanjye. Naciye mu buzima bugoye cyane, navuga ngo ni ubuzima bwagiye bunsharirira. Nabayeho ndi umwana muto cyane, muto, nkajya mu gihe nagiye ku ishuri bakangarura ndi umurambo kandi nagiye ndi muzima. Ndi umwana muto cyane, noneho igihe kikagera Imana ikajya ivugana nanjye ko izankoresha ibikomeye. Kavuga ati izabinkoresha se ndiho ko mbona buri gihe uko bucyewe mpfa, izabinkoresha gihe cye. Ariko ijambo bavuganye n'Uwiteka Imana iririnda ibihe byose. Nuko rero igihe kiragera nza kujya kwiga muri Kongo. Ngiye kujya muri Kongo, mbona umuntu w'umuterankunga uzandihira nkiga nkarangiza, ariko sinagira umugisha wo kwiga kuko nararwaraga nyine ngataha. Igihe kiragera mva mu ishuri ndicara. Nicaye igihe kiza kuba kimwe, nicaye mu rugo mbona
umuntu araje aje nari mpetse umwana mutoya wa 10 twari dufite kubera mu bana bo mu rugo twavutse turi abana 10 ariko dusigaye turi abana 3 muri abo bana 10 ndi wa 7 noneho wa mwana muhetse umudamu umwe araza aramfata amajije kumfata ampagarika ahantu arambwira atava mu nzira hari abashyitsi bagiye gutambuka ndamubaza se ni bashyitsi bwoko ki arambwira ati we mwana we va mu nzira hari abashyitsi bagiye gutambuka imva mu nzira mvuye mu nzira ngiye kubona mbona abantu barebare cyane baratambuka ariko batameze nyine nk'abantu mu ruhande rumwe kamera nk'abantu bafite amatwi ashinze ukuntu baragenda mbona bose bashize bagenda ndangije ndibaza ati bari abantu ko batambutse mbona atari abantu nyabantu ariko mu kindi gice nkabona ari abantu bimeze biti umwana nari impetse yatangiye uwo munota arira yarize iminsi 3 umunsi wa 4 biba ngombwa ko ava mu mubiri nyine uwo mwana kwavukanaga nanjye uwo mwana amajije kuva mu mubiri niho nahereye ndwara ku wa mbere nkaba ndi muzima ku wa kabiri nkaba napfuye ku wa gatatu nkaba ndi muzima ku wa kane nkaba napfuye mba muri ubwo buzima hari umumama umwe Imana yakuye mu Burundi uwo mumama niwe wajyaga umfasha mu gusenga nyine iyo navaga mu mubiri niwe bahamagara akaza akansengera ariko uko Imana yari yaravuze ngo izankoresha ibikomeye niho naje kugera aho ngaho ndakizwa ndi umwana muto w'imyaka 10 ndakizwa amajije gukizwa Imana irambwira ngo izampereza umwuka wera igihe kimwe kiza kugera naririmbaga muri korali yitwaga Edeni kuko ubundi nakirijwe muri Methodist Library ndirimba muri iyo korali Edeni haza kuza korali y'ahantu ku nkombo iraza ije kuririmba hagera igihe cyo guhimbaza ku Imana bivuze ngo izangira umukozi wayo habaho abo basengera buzura umwuka wera muri abo buzuye umwuka wera njyewe waje kuzuza umwuka wera turi abana 4 noneho ubwo ngubwo muri abo bana 4 ariko umwe yaje kugera igihe aza kuza kubivamo abivuyemo aba umwisilamu abaye umwisilamu ariko ngewe ngomeza bibamo nyine tugomeza dukora umurimo w'Imana Imana idoreza groupe yitwa amasezerano ahantu yitwa imutongo ku itara Imana ikajya dukoresha ibikomeye igihe kimwe rero kiza kugera tujya gusenga ahantu mu kimanuko imushaka tugiye gusenga Imana ivugana nanjye ijambo rikomeye irambwira ngo ndakwimanye ntabwo uzapfa kubera yuko uzankorera ugere kure none igihe kiza kugera turataha dutashye ngera mu rugo ngeze mu rugo haza kuza ipusi haje ipusi ya pusi iza guhinduka iza kugenda ikura kandi ari ipusi ntoya igenda ikura umuntu yakwinjira ukabona irakurebye cyane igafoka ariko iyo pusi nyirizina ni ngewe yaje ishaka nta wundi kuko ninjye winjiraga iyo ninjiraga aho ngaho yari iri niho yafokaga abandi ntifoke igihe kiza kugera iza kubwagura ibyana bindi by'ipusi noneho bya byana bindi by'ipusi nabyo biza guhinduka ingwe bihinduka ingwe byose bikurira rimwe bikurira rimwe mu nzu bimera nk'akajagari haza kugera igihe bya bipusi by'ibyana barabifata barabyica bijugunya muri toilette babijugunya muri toilette birongera biba bizima bibaye bizima nyina wayo noneho kuko byari byarageze aho nyina yaho isohoka imajije gusohoka iza kugaruka n'ubukana bwinshi ije n'ubukana bwinshi isanga ibyana byayo nyine barabyishe biri muri toilette ije n'ubukana bwinshi biba ngombwa yuko hakwiriye kuba abantu bakwiriye kuturinda haza kuza abasaza 20 baguma mu rugo bagumye mu rugo nyine bigeraho baza gufata ya pusi nini yangwa nini barayica irapfa ipfuye n'ibyo byana byayo biza gupfa imbaho ngaho imba muri ubwo buzima nkajya ndwara nari umwana ndi muto turirimba muri korali ku buryo iyo kwakenyeraga bitenge nyine kwambaye nifomo icyo gitenge kwabaga twakenyeye bakingenyezaga bakankinzingiraho nka 3
nk'inshuro 3 kubera nari muto cyane. Ariko Imana ikavugana nanjye ngo izangirira neza, izamba ku mubiri, kuko mu bantu banzi uko banzi ngana siko ubu ngubu babona ngana. Urebye uko Imana yabivuze niko yabikoze. None ubwo ngubwo tuza kubaho ngaho, tubayeho ngaho, igihe kiza kugera hari igiti cy'umuvumu cyabaga ku marembo mu rugo. Icyo giti cy'umuvumu cyari igiti kinini, cyari kimeze nk'ikiri nk'ibintu bya karani nta wabimenya. Baza kubwira data wacu icyo giti agiteme biranga, kuko ibibazo byose nahuragamo byabaga ari imvano y'icyo giti cy'umuvumu. Noneho igihe kimwe negereje uko Imana yarambwiye ngo izankorera ubukwe, negereje gukora ubukwe, Imana iratubwira ngo dusenge cyane. Ntabwo ubwo wa mbere kuwa kabiri murumuna ararwara ajya mu bitaro. Agiye mu bitaro amara ibyumweru 2. Muri 2 arataha, bongera bamusubiza, noneho ajya muri koma, bamwambika amasonde. Ariko kuko Imana yari yarakoranye nanjye kuva ndi muto kugeza ngeze muri iyo myaka ngiye gushakamo, yakoranaga nanjye ibikomeye. Mfata igihe cyo gusenga, mfashe igihe cyo gusenga, injya mwiyerekwa. Ngiye mwiyerekwa mbona murumuna wanjye bamushyingura bari kumushyiraho indabyo. Noneho mfata igihe cyo gusenga, mfashe igihe cyo gusenga, ndavuga ati Mana, twasigaye turi abana 3, ntago nifuza karindi watuvamo, ndifuza yuko murumuna wanjye umugarura mu mubiri akaba muzima. Igihe kiragera, agiye abaganga babwira mama ati nabagiye hanze. Ajya hanze, nyine bari kwa muganga mu bitaro bya Gihundwe. Agiye hanze asanga murumuna wanjye yambuye amasonde kandi yarari muri koma, byose yabyambuye yijyanye kuri toyi, aba muzima. Imana ikorana nanjye muri ibyo bikomeye, nyine ibana nanjye. Noneho igihe kimwe kiza kugera, nyine murumuna wanjye avuye mu bitaro ageze mu rugo. Igihe kiragera cyo kugira ngo nkore ubukwe. Muri uko gukora ubukwe nahuye noneho n'urugamba rukomeye. Nari mfite groupe y'abakobwa, bari abakobwa 12, mbajyana mu butayu. Ariko mu gihe tugeze mu nzira tugiye mu butayu, numva ijwi rirambwiye ngo nimugaruke kuko aho mugiye ishyamba atari ryeru. Numva ndinangira, tugomeza turagenda, numva n'iryo jwi imbere. Nyine ahantu twagendaga ari imbere, imvura yaraguye nyinshi itaregeze ibaho. Imvura iguye dusubira inyuma, dusanga aho dusubiye imvura yo ntabwo iri kuhagwa. Twageze ku marembo, tumajije kugera ku marembo, nsanga n'abo bakobwa mama afite agato, nyine bari bagicana udutadeho, ariko ukazunguza yumva ikintu giri guhuma inyuma y'urugo. Turareba, numva nambaye imbaraga, ndasenga. Ngiye kubona mbona ni inyamaswa y'impaca nini cyane iri guhuma nk'ingurube. Ubwo ngubwo noneho ndangije ndasenga, majije gusenga, majije gusenga, ya nyamaswa ikaza insatira. Ngomeza ndasenga, senze ya nyamaswa mbona irazamutse iragiye. Twinjiye mu rugo, aho niho nahereye noneho ndwara, ndaremba cyane. Mu kuremba cyane nangira ngemba mu nda, amaguru, ibintu bikajya bimfata, bikaba ibibazo, bikamfata mu nda, bikamfata mu maso, nkagera aho mbuma. Nyine Imana iza kohereza umukozi w'Imana utatuzi, avuye ahantu mu Bugarama. Arangije araza aransengera. Amajije kunsengera, avugana n'umubyeyi wanjye, aravuga ngo Imana niyo yavuze ubukwe kandi igomba kubusohoza, nta kibi kibaye aha hantu. Igihe kiragera, nyine ndakira. Majije gukira, biba ngombwa yuko igihe cyo kuza gusaba kigera. Ariko muri uko kuza gusaba nabwo byabaye mu rugamba. Buriya iby'Imana bibyo warambiwe yatashye. Noneho igihe kiza kugeraniza guhura n'urugamba rw'abahanuzi. Igihe kiragira,
umwe agahanura ngo ntabwo ari uwanjye, undi agahanura ngo ntabwo ari uwanjye, bigera naho bagira ko tuzabana baramuhanurira. Ariko kuko Imana yari yarampaye ibimenyetso bizima byo tuzabana, kuko n'ubundi uwo nguwo yaje hari ubundi bukwe nari mfite bwapfuye, kuko Imana yari yambwiye ngo uwo nguwo ntabwo ari uwanjye, ahubwo uwawe azaba ari imfubyi. Ikindi kirenze kuri ibyo, mu kuza ni umuntu, mu kujya iwabo bisaba guca muri Nyungwe. Imana impereza ibimenyetso. Noneho kuko na mama nawe agira ihishurirwa, marangije arambwira ati nyamara abo bose uri kubona umugabo wawe azaba ameze uku nguku nuku, azaba ari n'imfubyi nuko azaba ameze. Ndangije nsaba ibimenyetso by'uwo nyine mutware bisabye Imana, kuko mu gihe n'ubundi twateganyaga ko azansaba nagomeza agashidikanya bitewe n'uko abahanuzi bamvangaga nyine mu mutwe. Ndangije Imana ndayisaba, ndavuga ati kategeze ampereza nomero ziwe, ndashaka ngo menye nomero z'umutware uzantwara. Njyanye mwiyereka, ngiye kubona mbona nomero ziwe na telefoni azaba afite. Mwiyereko uko niko byagenze, telefoni yari afite niyo na nomero nuko zari zimeze. Ndangije rero ndavuga ati iyi niyo Mana. Nuko araza, amajije kuza nyine aransaba, amajije kunsaba, turangije tujya mu rukiko. Tumajije kujya mu rukiko byose birarangira, dukora n'ubukwe. Ariko muri ubwo bukwe igihe kiza kugera, Imana irambwira ngo izampereza umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa ndangije nyine igihe ntwarinda, majije kwitwara wa mwana w'umukobwa nyine mu gihe cyo kuzajya kumubyara, nagiye kunda ndikubise, ngezeyo ibise birahagarara. Kuko Imana yari yavuganye nanjye ngo nkurinze gupfa wishwe n'inda. Kandi nanjye ubwanjye nari nabyiboneye mwiyerekwa, mbona nambaye ikanzu y'umweru ariko nta mugabo turi kumwe. yego None ndangije ndasenga, amajije gusenga, Imana irambwira ngo izabana nanjye. Ngenda kubyara wa mwana, namumazeho iminsi 4 ntarya ntanywa ntanareba. Igihe kiza kugera bankura kuri Centre de Santé bamjyana ku bitaro bikuru. Ngezeyo umudogiteri avuga ati uyu mubyeyi ntago tuzi ko agomba kubaho. Ku munsi wa 5 nibukije Imana imirimo yose nagiye nkora. Nugera mu bibazo ukagera mu rugamba, imirimo uzi ko wakoze uzayibutsa Imana. Kubera yuko Ezekiya hari imirimo yibukije Imana, Imana irangije umwongera imyaka 15 yo kubaho. Nuko ndayibutsa, amajije kuyibutsa, ku munsi wa 5 saa 12 bantera tobare. Imana irangije ibimpaye umwana w'umukobwa. Abadogiteri barangije baravuga ati koko iyi Mana wasenze uzayigumeho. Umwana w'umukobwa ageze imyaka 13. Kubera yuko mu baganga bararebaga bakabona yuko ndakwiriye kubaho, n'uwo mwana adakwiriye kubaho, ariko tubaho nge n'umwana wanjye ndi muzima nawe ni muzima. Noneho rero igihe kigeze biba ngombwa ubukwe nabukoreye Rusizi niho nabyariye n'uwo mwana. Biba ngombwa yuko nimuka injya i Muhanga. Mbaye i Muhanga narakodeshaga, nkodesha inzu ndazizenguruka, inzu z'Imuhanga zose ni nkabona ari nziza. Noneho inza kuza kubona indi nzu y'ibihumbi 25. Avuga ati nakodeshaga inzu y'ibihumbi 30, ati 5 bivuyeho ni byinshi. Ndangije ya nzu y'ibihumbi 25 nyijyamo. Mu kwijyamo nayo nyihuriramo urugamba, ubuzima bugomeza gukomeza bwo kugenda mpangana n'iyo myuka mibi. Noneho igihe kimwe nabwo nari ntwite undi mwana. Uwo mwana mutwite naba nakorobye, inyo zikazamuka kandi nakoze isuku yari n'inzikeye. Inyo zikazamuka zikava mu bikuta, zava mu bikuta inda ikabyimba, yamara kubyimba amaguru akabyimba. Igihe kikagera nkajya hanze naho nkabona inyo zirazamutse, nkavuga ibi ni ibiki. Noneho umunsi umwe njya gusenga i Rusizi. Ngiye gusenga, Imana irambwira ngo mu nzu bamo harimo umudayimoni uba mu nguni, ariko ugire ibihe byinshi byo kubana nanjye, ngewe ubwanjye nkwiyimurire. Noneho ndangije ndazamuka nsaba Imana ibimenyetso, ndayibwira ati koko numva uzi kwinza ariko bimeze, ndashaka kunyisurira. Igihe kimwe nari ndyamye
numva ijwi rirambwiye ngo kanguka. Ndakanguka, n'umutware wanjye ahita ko arakanguka. Ndeba mu idirishya, ndebye mu idirishya ngiye kubona mbonamwo imitwe ibiri y'ihene muri kadere, kwa kundi ufata kadere ugashyiramo amafoto. Mbona ya kadere irimo imitwe ibiri y'ihene. Ndangije ndareba ndavuga ati kari imitwe ibiri y'ihene bimeze biti. Ndasohoka, nsohotse mbona ya kadere nta igihari. Nongera nsubira mu nzu, subiye mu nzu terambona ya kadere iragarutse. Injya mu mbaraga zo gusenga, ndasenga birangira uko nguko. Buracya ndaryama, ngiye kubona mbona umuntu w'umugabo munini avuye muri iyo nguni, mbona abaye munini ashatse kunsumira. Ninjira mu mbaraga zo gusenga, ndasenga urugamba rurakomera. Nuko nkajya mfata abanyamasengesho bakaza tukagirana ibihe byo gusenga, biza kuza kurangira. Birangiye Imana integeka yuko nkwiriye kwimuka. Mu kwimuka ndangije uzirinde kwicira inzira Imana itavuganye nawe. Imana numba itavuganye nawe ntukajya ugendera ku numba uri umunyamasengesho nyirizina. Uyu Kigali injya ahantu hitwa Ijabana hirya za Nyacyonga. Ngiyeyo nari mfite iyo nda narimukanye, yari ifite amezi 6. Ngezeyo biba ngombwa yuko bidashoboka yuko nguma aho ijari. Ndimuka injya ahantu hitwa za Gasanze. Ngeze i Gasanze igihe kiragera injya gusenga ahantu hitwa muri Kanyarira. Ngiye muri Kanyarira injya ku mukozi w'Imana umwe, twari groupe. Umukozi w'Imana arangije abandi bose babwira ibintu, arangije araza ati uyu mumama napfukame hagati mu musengere, mu musabira imbaraga, kuko nimutazimusabira Satani afite umugambi wo kumutoraguza amasashi. Igihe cyaje kugera amezi 9 aruzura. Wa mwana biba ngombwa ko nsubiraho umugabo wanjye yakoreraga, yari arasigaye i Muhanga. Njya kumubyarira i Kabgayi. Maje kumubyara nsubira i Kigali. None igihe kimwe kiza kuza kugera, umwana arakura agera mu mezi 2 n'igice, nitegura kumukingiza 3 n'igice. Nari ndi hanze ndi gufura, numva ijwi rirambwiye ngo genda urambure umukeka, ufate umwana wawe, numara kumufata umurambike kuri wa mukeka. Ndangije ndininira ndavuga ati hanze yatari amajwi. Ijwi ryaje 3, ndarininira ndangije ndafura. Majije gufura ndanika, noneho majije kwanika nshyushya amazi, mu gihe ndi kuyahoza ngiye kumwoza, numva ijwi rirambwiye ngo wanze kunyumvira, genda urebe icyabaye. Nafunguye urugi, majije kurufungura urugi rwanga gufunguka. Rwanze gufunguka ndavuga ati Mana ni wowe utanga imbaraga, ni wowe ushoboza umuntu mu bigoye. Ndangije nkomeza nsunika rwa rugi, mbona rafungutse. Sanze rwafungutse nsanga ndebye umwana ngo ngiye kumwoza, nsanga umwana byarangiye. Yararwaye, nta kibazo na gito yari afite habe na gito. Ndangije nterura umwana mujyana hanze. Mujyanye hanze umunsi n'umugenzi aramubwiraga mu ndebere uno mwana kuntu ameze. Uwo mweretse akavuga ati uyu mwana ndabona ameze neza, akanga kunca intege. Ndangije sinzi ukuntu namurebye, yari umwana w'umukobwa, nsanga hasi nyine mu myanya yiwe, nsanga byahindutse ukuntu. Mpamagara mama wanjye, ndangije aramubwira ati umwana sinzi ukuntu imbere he hameze. Arangije arambwira ngo mwambike pampa, byarangiye. Mfata umwana mushyira hasi, ndirukanka. Ku Imana yari yerekanye ngo Satani afite umugambi wo kuntoraguza amasashi. Nirukanse ntazi aho ngana. Nagendaga mbwira umuntu wese n'uwo ntazi, nkamubwira ati umwana yapfuye mujye kundebera. Ndangije nasubira, baramfata nsubira mu rugo. Umwana biba ngombwa yuko tujya kumushyingurira i Muhanga. Ngiye nyine tugiye kumushyingurira i Muhanga, ngiye haviriyemwo kurwara, ndarwara cyane uburwayi bukomeye. Njye Kabgayi bigeraho njya hehe muri koma. Ngiye muri koma, Imana irangije kavugana nanjye kohereza abakozi b'Imana. Ndi muri iyo koma, kohereza abakozi b'Imana bakaza bakansengera. Biba ngombwa nyine ko nza kuva muri iyo koma. Noneho ndangije ngenda kureba, dusubira i Kigali, twimura ibintu, dusubira i Muhanga. Dusubiye i Muhanga,
ariko Imana ikajya ivugana nanjye ngo izangirira neza, izangirira neza. Kavuga ati Imana ko nkodesheje imyaka 10 inzu nkaba nzizengurutse n'iza Kigali narazizengurutse, ubu ngubu uzangirira neza. Ariko iyi Mana ijambo ryayo irikurikirana imyaka 1000. Imana muri uko kuzenguruka muri izo nzu nagiye nanazihuriramwo urugamba rukomeye, nk'ubwo nyine nagiye mpura ngira umwana kugeza mu bukobwa, kugeza banderese nkoze ubukwe. Ndangije rero ikambwira ngo izankura mu bukode, izangirira neza. Nkavuga ati sinzi ko izabikora, ariko nkavuga ati ariko Imana yabanye n'abagabo 3 Saduraka, Meshaki na Abedenego mwitanuro byako muriro ko bavuze ijambo rikomeye ngo naho utadukiza, nanjye naho utama inzu ndabizi neza yuko ukindindiye ubugingo. Rangije rero igihe kimwe kiza kuza kugera, njya gusenga ahantu hitwa Ishiru. Ngiye gusenga Imana ivugana nanjye, irangije irambwira ngo nguhaye inzu, kandi iyo nzu nguhaye ni inzu iwanyu bategeze bubaka, ariko wenda yikubakiye. Kubera ubundi mu buzima busanzwe navutse numva papa ni umucamanza, ariko ngira igikomere cyo kumva ngo papa ni umucamanza tukaba dufite inzu y'ibitaka. Nkajya mvuga ati ntibishoboka, nkajya mvuga n'umwana mfite intego mvuga ngo Mana ngiye karandezi wacu ntizizankurikira, ngewe numpereze inzu uzampereze inzu irimo sima rwose, ntuzegera umpereze inzu irimo itaka nk'ibyo nasanze iwacu. Imana irangije uko yabivuze, navuye Ishiru mu kwezi kwari ukwa 4, ukwezi kwa 5 Imana ibayubatse ya nzu ahantu ku Kivumu, inzu y'amabati 67. Haleluya. Irayubaka. Imajije kuyubaka nahamaze amezi 2. Muhanga nyine. Igihe kiragera nkita inda y'umwana mfite agiye kuzuza imyaka 3. Mageze nkweto uwo mwana ndangije njya gusenga ahantu. Umukozi w'Imana arambwira ngo dore senga cyane, Satani afite umugambi wo kugupfakaza, kandi muri uwo mugambi n'abarozi babiri inyuma. Ati bafite umugambi wuko uzabyara umwana ugacuramo umusatsi ukabyimba amaguru kamera nabi nyine waranapfakaye, bakakwangaza bakagukura muri ya nzu nyine ukabura hugi. Ndangije mfata amasengesho y'imisi 2 ndasenga. Majije gusenga umwana yuzuza amezi 8. Yujuje amezi 8 8 hari habuze, urumva ko ari habuze igihe gitoya kugira ngo agire amezi 9 nyine igihe cyo kubyara kigere. Noneho umunsi umwe ndyamye ngiye kubona mbona mwiyereka umuntu arambwiye ngo byuka. Ndangije ndabyuka, majije kubyuka mbona isafuriya yari iri kumbabura, nsanga iri hanze. Iri hanze, ndangije ndavuga ati birashoboka se ku isafuriya yava mu nzu ikajya hanze? Imana irangije irambwira ivugana nanjye, irangije irambwira ngo noneho bohereje ibitero bikomeye, senga ufate ibihe byinshi byo kuba imbere yanjye nkorane nawe. Gihe kiza kugera habuze nk'icyumweru kugira ngo nzajye kubyara, umutware wanjye yaragiye kureba mukuru wiwe, bari bamubwiye ngo bamujyanye kumufunga. None agiye kureba ahantu bamujyanye, ngiye kumva numva telefone iramamagaye ngo umugabo wawe akoze impanuka. Nise nikubita hasi ndagagara. Majije kugagara hahita haza umumama umwe twasenganaga, arangije kuza arambwira ati humura, yakoze bya bindi wowe uzi, n'ubundi n'ibindi yabishobora ikabikora. Nangije ubwo ngubwo barambwira ngo ugomba kujya kumurwaza. Ndavuga si uko nta mbaraga mbona biragenda. Ati ya Mana, ubwo ngubwo nyine mu bitaro barangije bamwambika igisima. Bamajije kukimwambika, umunsi wa 2 arataha. Amajije gutaha byakoze impanuka ari ku itariki 18. Nanjye mpita njya kubyara kuri 20, urumva ko yaramanitse n'igisima. Njya kubyara, ngiye kubyara Imana ibana nanjye, irangije
kuko yari yambwiye ngo ntabwo nzagukoza isoni, nubwo bategereje ko bazakubona ntabwo bambonye. Yarampembye idahagarariye ngo gute na gute. Ni ukuri Imana ni umubyeyi, ikora ibyo abantu batashobora. Rangije irampemba, ni ukuvuga ngo umwana wanjye yujuje amezi 6 n'umutware wanjye nawe yujuje amezi 6 akoze iyo agisida. Turasenga, ubundi Imana igomeza ivugana nanjye yuko hari ibikingenza. Muri uko gusenga rero umugabo wanjye yaje kuza gukira, ntangira kubona mbona aragiye. Noneho muri uko kugenda igihe kimwe kiza kugera, umwana kajya numva, uwo mwana narimajije nawe kubyara, nkajya numva ari guhumeka nabi ukuntu, nkajya ngenda mbaza abantu nyine bamenyereye byo kumenya uko abana bameze kugira mbabaze numva yaravunitse. Barambwira ati ntabwo yavunitse. Noneho mujyana kwa muganga. Mujyanye kwa muganga, barangije baramureba, bamaze kumureba nyine dogiteri aramusuzuma, arangije arambwira ngo yavukanye asima. Tavuga ati ko ntayi wacu wegeze urwara asima, bimeze bite? Ariko yari imigambi y'abadayimoni. Umunsi umwe niwe navuye kubyara, majije kuva kubyara icyo gihe kuri 18 natashye kuri 19. Umuntu umwe aza mu rugo, aza kureba umwana, aho kugira yishime ararira. Amajije kurira, Imana irangije irambwira ngo uriya muntu warize niwe uri inyuma y'ibyo uhura nabyo. Arataha, igihe kiza kugira wa mwana, biba ngombwa yuko umwana ajya nawe muri koma, bamushyira ku mwuka. Umwana ameze nabi, abadogiteri baza kumusuzuma bakambwira ati mu bana bose bari aha ngaha we mudamu we nturangare, umwana wawe niwe urembye cyane cyane, ntituzi yuko agomba no kubaho. Hari muramukazi wanjye utuye mu Nkoto, niwe waje aza mu bitaro kundeba, aramusengera, arasenga, arataha. Haza kuza undi mudamu nawe w'umunyamasengesho, nawe arasenga. Imana ivugana nanjye ibintu bikomeye. Irangije kuko ubundi nkimara kubaka iyo nzu, Imana yarambwiye ati nubwo wubatse, ubundi mbere yuko subiye inyuma gato nubaka iyo nzu, aho ku Kivumu nari naraguze indi nzu ahantu hitwa Igatenzi mu cya kabiri. Nyiguze baranyungura ndayigurisha. Niho nahise mvuga ngo reka njye kubaka ku isambu y'umugabo. Ariko ngiye gusenga ahantu, Imana irangije ikoresha umukozi w'Imana, nta nubwo yaranzi, nta nubwo yarazi ko nubatse pe. Arangije Imana irambwira ngo ni impamvu ki wubatse aho wicira inzira. Tangije mbifata ukunda ataha, ndavuga ko ataranabizi se wa mugani banza. Muri make Imana yakubwiye ko igiye kukubakira, iguha n'ubushobozi, ariko ugeze igihe cyo kubaka ntiwayibaza. Ntabwo nayibaje. Ugomba kubaka cyane, ujya kubaka aho umutima wawe ukwerekeje cyane, utayibaje, nicira inzira. Ubwo ngubwo nyine ndangije ya nzu turayubaka. Mu gihe cyo kuyubaka, umukozi w'Imana arasenga, aravuga ati nubwo muhimutse, bafite umugambi wo kubagabanya, bakabatatanya nyine, bakadushwanisha n'umugabo ngacu kwanjye nawe agacukwe. Bivuge ngo ijambo wavuganye nayo ugomba kuririndirishira iki? Amasengesho. Usenga, nta kindi ubundi gicogoza intambara, nta kindi kinaniza Satani atari isengesho. Nagomeje mu mwanya mwiza wo gusenga, mbana n'Imana. Ariko mbwira Imana, ndayibwira ati Abisiraheli wabwiye Amosi uramubwira ngo afite iki? Afite inkoni. Amosi aragusubiza ngo afite inkoni mu ntoki. Iyo nkoni niyo yakubise mu nyanja, inyanja ibonekamo inzira. Bivuge ngo rero nawe ije ikaba yakubaza ngo ufite iki, wavuga ngo ufite kwizera. Ndavuga ati ngiye kuyubaka mu kwizera, nzabana nayo. Ndayubaka, majije kuyubaka igihe kimwe, burya aho kugira ngo ushaka abahanuzi hirya, nawe ujye usaba
kuvugana nayo kuko numva inakoresheje umuhanuzi runaka nawe ujye usaba ibimenyetso nyamukuru byo kubaza ngo koko ni wowe uri kuvugana nanjye nawe kakwisurira. Ndangije ndayibaza ati Mana ndashaka kumenya amakuru y'ahantu. Igihe kiragera Imana irambwira ati nubwo uhubatse ntabwo uzahatinda. Ndangije ndavuga ati rero ubukode nabuzereremo kenshi uzambabarire wenda nzave muri iyi nzu wenda umpaye iyindi nzu kuko wavuze uzampa inzu irenze imwe irenze ebyiri kuzabikora. Ntangije ubwo ngubwo Imana irangije irambwira ngo umva aho kugira ngo uhombe naguhombye. Umwana n'ubundi yagomeje uko nguko ubundi kugira ngo nimuke. Imana yarambwiye ngo numva ngo utimutse njye ubwanjye ngiye gukora icyo gukora. Urumva yuko umwana yagomeje uko nguko ajya muri koma yararwaraga mu buryo bufatika. Ndangije ndavuga ati koko ibi bintu ntabwo byoroshye. Ndangije nsenga Imana ndayibwira ati urumva ko ari tumajije kubaka tutarongera kwisuganya twari tutaranayimaramo umwaka neza tutarongera kwisuganya. Ndavuga ati Imana numva uri Imana ukaba ari wowe uri kuvuga ngo nimuke ndashaka umuhereza ikinyimura. Irangije impereza amafaranga 400. Ndangije ndimuka njya mu mujyi wa Kigali. Ngiye mu mujyi wa Kigali Imana irangije ndangije mpura nabwo muri uwo mujyi wa Kigali n'ibibazo byinshi nkajya numva tena nasubira inyuma. Ngiye gusenga ahantu mu butayu Imana ikoresha umukozi w'Imana Zatananze. Arangije arambwira ngo umva kuza mu mujyi wa Kigali si impanuka ku Mana waje ariyo yabishatse. Ikirenze kuri ibyo nubwo bibwira ngo ufite abana benshi buri mwana afite isahani ye. Irangije irambwira ngo kandi nubabazwa nuko usubiye mu bukode bivuge yuko njye ubwanjye ninjye uzajya urema igitambo. Ndangije nguma muri uwo mujyi wa Kigali gihe kiza kugera navuga ati numva ko kari wowe ukaba waranyemuye umwana wanjye yarajyaga muri koma ndashaka kunyereza umwana. Ndazamuka haje kugera igihe mvaho nari nashyikiye injya ahantu ibweramvura. Ngiye ibweramvura nkajya mfata ibihe byo kujya ku rutare ku musozi ngenda gusenga. Ngiye gusenga umwana wanjye yaramaranye iyo asima imyaka 2 ajya muri koma amafaranga yarandangiyeho abakozi b'Imana bamfasha gusenga ushobojwe akamba inkunga yo gusenga. Ngiye gusenga kuri urwo rutare Imana ivugana nanjye njyenye na nyirizina. Irangije irambwira ngo uwo musozi ndawurangije ndi Imana irangije iyo ndwara. Ubu ngubu bagiye kugira imyaka 3 nta kijya kuri uwo mwuka ntabwo agihumeka nabi. Ni ukuvuga ngo Imana yahagaritse iyo sima umwana wanjye ni muzima. Imana rero igomeza kubana nanjye. Igihe kiza kugera nabwo noneho kuri uwo mwana ndangije mfata ibiheta nabyo gusenga. Irangije irambwira ngo igiye kumpereza undi mwana w'umuhungu. Ndavuga ati ariko Mana wakoze ikihutirwa ukaboretse gatoya. Irangije irambwira ngo ngiye kuguhereza umwana w'umuhungu kuko uwo muhungu ngiye kuguhereza ari ibintu byinshi azabohora. Ndangije ndayemerera wa mwana ndangije ndamutwara. Ndangije igihe kiragera ngera ku mezi 4. Ku mezi 4 inda yagiraga ibise. Muri bya bise bikagera igihe bigahagarara. Bya bise byamara guhagarara nkajya kwa muganga bakampima bagasanga nta mwana mfite. Nkavuga ati icyo nkwiriye kugenderaho nuko yavuganye nanjye nyirizina yuko izampereza umwana muzima kandi w'umugisha. Ndangije ubwo ngubwo ni ku mezi 5 nkajya ku gipimo nabwo akabura 6 nkajya ku gipimo akabura 7 nkajya ku gipimo akabura 8 inza kujya ahantu gusenga. Imana irangije ikoresha umukozi w'Imana arambwira ngo nubwo ujya wumva utwite abana 3 ntabwo ari 3 n'umwana umwe. Ni ukubw'imigambi y'abadayimoni n'abarozi. Arangije arambwira ngo nubwo ubona utazamubyara neza uzamubyara neza nk'Abaheburayo. Ikindi kirenze kuri ibyo nizakwitungira nta mwana w'umuntu uzagutunga. Ndangije wa mwana ku mezi 9 inda yamfashe saa 8 z'ijoro. Ndabyuka numva ni bya bindi bisanzwe kuko kuva nkimutwara nagiraga ibise gashaka kuvamo ariko ntibibe kuko ijambo ryayo iririnda igihe cyose. Ndangije wa mwana
mu gihe cyo kuvuka mva hano mu rugo nahavuye saa 9 mperekezwa n'umwana wanjye mutoya tugera imbere numva ngiye kubyara biranga ariko Imana impereza imbaraga kuko nanagiye n'amaguru bigeraho nshyika ku bitaro bari bampaye transferi yo kuzajya kubashimwa bambwira ngo niho nzajya kubyarira kuko birakomeye ndangije navuze ati ariko Mana ko negeze nkubona kundana twese begeze banyandikira iseta ndangije mfata urupapuro ndavuga ndavuga ati uko nducagaguye niko ncagaguye iseta ndangije mbyara neza ntagiye kuri iyo seta ndangije nongera navuga ati ariko Imana ngo umwe yarangije arambwira ati ubyaye imbyaro myinshi ntabwo ugomba kubyarira aha ugomba kujya kubashira nabwiye umuganga ijambo rikomeye naramubwiye ati inkuru za Morodekayi urazizi ndangije ndamubwira ati Hamani yari yakajije umurego yuko agiye kumanika Morodekayi ariko siko byagenze ndangije ndamubwira ati ngomba kubyara nk'Abaheburayo kandi Imana ntigikangwa n'imbyaro kuko nizitanga ubwo ambulance yagezaho majije kubyara abaganga barangije baravuga ati we mu mama we banze tutazi kuntu usenga pe birabatungura birabacanga barangije bahamagara umudogiteri baramubwira ati wa mu mama wari ubyaye imbyaro nyinshi ntabwo akije ahubwo abyaye neza kandi abyariye kuri ibi bitaro ambulance ihita isubirayo numva nuko Imana nuko yagiye ibana nanjye ikorana nanjye by'ubutwari ndangije ndataha majije gutaha Imana igenda incira inzira igenda inyuranya amaboko uko yabivuze mbaho nukuri uko yabivuze umwana wanjye umunyamugisha abantu bakangirira neza bitari ngombwa ahantu naboneye Imana nayibonye ku munsi ari kuwa 4 mbona ibintu byancanze byanyuwe ndavuga ati Mana koko numva uno mwana uvuga ngo ni umunyamugisha ukavuga ko ari wowe wamumpaye ndashaka ko uyu munsi undemera igitambo ngiye kubona umuntu ntanazi akanza akanyenyeri ibintu biciyemo Imana ndavuga ati koko iyi Mana iravuga bigakora subiye inyuma tena gato muri uko ndi umukobwa nabwo igihe kimwe cyarageze n'umukobwa biba ngombwa ko igihe kigera nkumva mu mubiri mvuye mu mubiri ariko nari ngiye mwiyerekwa ndagenda maze kugenda nshyika ahantu hari agatebe gatambitse ukuntu ngashyitseho mbona hari abantu bicaye none numva umuntu arambwiye ngo uzi umuntu ushinzwe gutanga amatike ndavuga ngo ntago munsi ndangije igiye kunyereka mbona umuntu ahagaze ku muryango bamwe barinjiye undi nawe arinjiye undi arinjira nanjye ngiye kwinjira uwo muntu ushinzwe gutanga amatike arangije arambwira ngo wowe urifuza iki ndavuga ngo nanjye ndashaka itike arangije arambwira ngo hoya subirayo ntabwo itike yawe igihe kiragera kuyihabwa ndagije ndagenda ngiye mbona umuntu wambaye by'umweru amfata ukuboko amfashe ukuboko anjyana ahantu hari imbuto myembe amatunda meza cyane birangaho ngiye gucaho numva arambwiye ngo wiyakoraho igihe cyo kuyabyaho kiragera ugende usubire mu isi igihe nikigera nawe ugenda uyaharanire kuko aya matunda araharanirwa ndangije ndakomeza agomeza arantembereza antembereje mbona anyeretse ahantu ukuntu ijuru riba riteganye no kuzimu hasi nyine arangije arambwira ngo unama urebe hasi ndareba nabonaga ijuru nyine ari hagufi hegeranye naho ngaho ndareba hasi maze kureba arangije arambwira ngo reba ngo mwuriya muriro ngo wafungiye mwiki mbona satani afungiyemo amapingo mbona handi ni icyuka kinini ngira ubwoba ndangije namubwira ngo uriya ninde ufunze arangije arambwira ngo hariya niho satani afungiye igihe nubwo akora ariko ntabwo arazirikuka ntangije ngo ndagenda arangije antembereza ahandi hantu antembereza ahantu hari ahantu batetse cyari ikigunguru kinini cyane ariko bacanye umuriro uri kwaka umuntu arambwira ngo fungura
kiriya kigunguru numara kugifungura urebe ibirimo. Ndareba nsanga ibirimo ntibiri gushya. Ndangije ndamubaza ngo ni impamvu ki umuriro uri kwaka cyane ariko ntibahishe. Arangije arambwira ngo dore abantu b'abanyabugugu badatanga batarekura, hariya niho bazajya bateka ariko ntabwo bazajya barya kuko batazajya bahisha. Urumva? Ndangije ubwo ngubwo ndongera ndazamuka arantembereza. Amajije kuntembereza mbona abantu hari abantu. Arangije anyereka igice kimwe kirimo impinja, ikindi kirimo abakuru, kirimo abantu nyine b'ingero zigiye zitandukanye mu bikuriro. Arangije ambwira ijambo rikomeye. Arangije arambwira ati nubwo bavuga ngo ijuru umunsi wo kubumburirwa igitabo ntago kiragera, ahubwo dore aho umuntu apfuye aho ajya. Anyereka aho bagiye, ari ubonye uwandikiye ubugingo aho aba ari ugeneye kurimbuka. Mbega bari abantu batandukanye kuko hari icyiciro kimwe yanyeretse, hamwe hari abantu batishima, ahandi hari abishimye, buri aho ngaho. Ariko irangije arambwira ngo igihe cyo kugera mu ijuru nyirizina ntabwo kiragera, ahubwo hariya niho baba bategerereje. Arambwira ngo niho baba bategerereje. Ndangije ndareba, maze kureba n'uwo muntu arakomeza aranamagiza arambwira ngo hariya bari buri muntu icyo yazize agifite mu biganza bye, ategereje nyiracyo kukimusubiza. Arangije arambwira ngo uwo mumarayika nyine ko ari turi kumwe, arambwira ngo ikintu ukwiriye gukora ni ukugenda ukabwira abantu bakezwa ku gato no ku kanini. Kandi nkabwira abantu bishuka yuko bari gukorera Imana kandi bayibeshya kuko hari igihe cyabo. Uri kumva? Birarangira. Ndangije arambwira ngo fata akadodo. Majije kugafata, kari akadodo karambuye cyane. Ndangije arambwira ngo aka kadodo nguhaye ugende ugatondagiraho niko kakugisubiza mu isi. Ako kadodo ngenda ngatondagiraho, ngo nansubiye mu mubiri ndagaruka. Urumva? Abanyabwanjye nuko nguko bumeze. None rero igihe kimwe nabwo kiza kuza kubaho. Narindi mu rugo, ndi mu rugo, igihe kiza kugera Imana iduhereza igihe cyo kuzajya gusenga ahantu. Tugiye kujya gusenga ahantu turataha. Tumajije gutaha, muri uko gutaha twaciye ahantu ku munyamasengesho. Buriya abantu bihereje agakiza ariko batagafite. Ubundi hari abantu bavuga Imana ku munwa, imitima yabo ibihakana. Twarasenganaga, turangije ducayo, ariko numva umutima biranze yuko tuhaca. Ariko kwari turi kumwe n'undi mukobwa aravuga ati duhace, twanasenze inzara irakwishe, wenda afite ukuntu yaturamira. Tuhaciye, arangije aduhereza ibi byamajije kubiduha. Naratashye, indira irabyimba kugeza ubwo ari igiye guturika pe. Irabyimba kuri bya bindi yari yaduhaye. Nza kujya mu butayu, ngiye mu butayu, Imana ikoresha umukozi w'Imana, araza azanye akabido. Urumva ko ibyo bari baduhaye byari byo kugira bidushwanyura inda birangire. Umukozi w'Imana azana akabido k'amazi, ajana akabido k'amazi, arangije agenda aduhereza amazi turanywa, yanda bigenda birangira, tubona tubayeho. Imana ni ukuvuga ngo mu bintu byose ucamo, nubwo waba ufite urugamba, ufite abarozi, ufite abakugenza, ufite abaguhiga, iyo yabanye nanjye nawe yabana nawe. Iyo yantabaye nawe yagutabara. Iyo yambyimbuye inda nawe yayikubyimbura. Ni ukuvuga ngo iyo ngiyo yanyubakiye urugo narabonaga bitashoboka, iyo yarukubakira. Iyo yanyubakiye inzu nawe yayikubakira. Iyo ngiyo yampaye abana mu bikomeye nawe yabaguhereza. Gusa wakora ni ukwirinda kwirwanira, kwicira inzira, kwirinda mbega kubashakira ibisubizo aho bitari. Gushakira ubundi ibisubizo aho bitari ntabwo biba bikwiriye. Ahubwo igihe cyose ukwiriye kugendana n'Imana ukayibwira ngo ncira inzira, bana nanjye mu bihe bikomeye, bana ubundi muri ubu buzima tubayeho kubera Imana. Ariko ubw'imigambi y'abarozi ntiwabaho, ariko ubw'imigambi y'abanzi ntiwabaho, ariko ubw'imigambi ya Satani ntiwabaho, kuko igihe cyose Satani aratugenza
abanzi bakatugenza, ariko kuko hari icyo Imana yatuvuzeho, hari icyo Imana yakuvuzeho, ijambo ryayo irikurikirana imyaka ibihumbi. Imana igenda insimbutsa ibyo bihe bigoye, igenda insimbutsa impfu zigiye zitandukanye. Mu kubyara ngenda nyibona, mba narabuze umutware, ndi umupfakazi koko barananyangaje uko babigambiriye, ariko kubera Imana umutware arahari, n'abana banjye barahari, usibye uwo nguwo nyine watashye, ariko abandi bose barahari. Imana nibyo yagiye ikorana nanjye, nibyo yagiye inkoreshaho, mbega inkoresha iby'ubutware, ikankoresha mu bihe by'imvura, ikankoresha mu bihe by'izuba, ititaye ngo ndarwaragurika, ititaye ngo nibyo bibazo. Ntabwo ubundi Imana ntabwo wabasha kuvuga ngo wafashe Imana bishoboke, ahubwo niyo igufasha. nagize ubwoba bwinshi, ariko Imana ishimwe ko mu nyuma Imana yakoze ibikomeye kandi ikakugarura kandi ikaguhereza n'amakuru yizewe. Nta kindi narenzaho, uri n'amatwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Uyu munsi uri umuhanuzi w'Uwiteka Imana. Hari abantu bakenera gusengana nawe, hari n'abandi bakenera kukugisha inama, hari n'abandi bakenera kukubaza ibintu byinshi mu buryo bugiye butandukanye. Reka ngusabe kugira ngo utange nimero yawe ya telefone, uwagukenera yakuboneraho. Nakoze. Nimero yanjye ni 0785536989. Iraboneka kuri WhatsApp. Yego. Murakoze cyane. Hanyuma abakunzi bacu, nkuko bisanzwe, muri abindashyikirwa, mufite urukundo, murabibona uyu muhanuzi w'Uwiteka Imana twagiye kumureba. Hari benshi yasengeye, mwari mwaramubuze ariko muramubonye. Hari n'abandi yaratarasengera ariko uyu munsi muramubonye. Murabona ko afite n'ikibazo cy'uburwayi, afite ijisho rirwaye. Mwabibonye neza. Ndabinginze kubw'umutima mwiza Uwiteka Imana yabahaye, kwiriye nimero ya telefone iboneka kuri WhatsApp, aho waba uri hose ku isi, kanda akanyenyeri kugira ngo ushyigikire uyu mukozi w'Imana. Afite umwana w'uruhinja, ararwaye, ijisho rimumereye nabi, ashobora guhabwa transferi ya kure cyane ko rimaze iminsi ritameze neza, namwe muri kubyibonera. Ariko nanone mukomeze munamusengere, kandi nawe arabasengera, yiteguye kubakira. Mukozi w'Imana, reka ngusabe, ariko mbere y'uko usenga, reka wemerere iki kintu kuri kamera z'Imana Irahari TV. Ese igihe icyo ari cyo cyose tuzajya tugukenera, twizere ko tuzajya tukubona kugira ngo abantu b'Imana barushirizeho guhembuka cyane. Urakoze cyane kubitwemerera. Reka ngusabe kugira ngo wongere kandi nanone usenge, usabire umugisha, usengere aba bantu bari badukurikiye, kuko ni benshi kandi buri wese afite ikibazo gitandukanye. Karibu n'isengesho. Amen. Tayazo brere fomini sanso. Turagushimiye Kristo wera, turi imbere y'amaso yawe Kristo. Ayiwe imitima ifite ibibazo, ifite intambara, imitima inaniwe, imitima ifite abayigenza. Ayi Kristo wera, ayi bari gusenga bavuga ngo natwe turengere, nabo nubarengere nk'uko wandengeye. Abadamu kubyara bigoranye, nabo nubarengere nk'uko wandengeye. Yesu Kristo wera, ayiwe Mana turabasengeye, ari muri mu bihugu bitandukanye. Ayiwe Mana bafite umutwaro baruhije, Mwami turabasengeye, bagirire neza, bafashe mu gihe cyo gufashwa. Abantu benshi bakeneye ibyururutse imitima yabo Kristo wera. Nyemerera yi Kristo, abananiwe ubahereza imbaraga, abacogoye wakomereze mu buko yabo. Mwami Yesu Kristo turabasengeye rwose. Abasore turabazamuye, abagabo turabazamuye, ababyeyi turabazamuye, abana bato turabazamuye, cyane urubyiruko rwo nirwo dusengeye. Bakeneye agakiza, baragakeneye,
baragakeneye kandi baragakeneye. Mwami mwami arabakeneye, ayiwe Yesu wera arabakeneye rwose gukurirwa ibikomere, ayiwe batewe n'abanzi. Nyemerera ubikureho, ayiwe abadukurikiranye, nyemerera Mwami Yesu Kristo abafite agahinda uyu munsi bakubone, abafite umubabaro mwami ayiwe babone gukora kwawe. Turagushimiye. Ngaho rero ababyeyi barengere Mwami, nubarengere. Ababuze urubyaro bahereza abana, Yesu mwiza, yo haleluya. Imfubyi abapfakazi nubarengere, abatishoboye nubarengere, abo bari bose mwami ayi barengere, nubarengere. Wongere ubagarukeho kandi wongere ubagarukeho. Turagushimiye kuko uri Imana igiye gukora cyane ibiruta ibyo kwibwira. Ni mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Amen. Amen. Urakoze cyane.